Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese muvuga muti dukunda kandi dukurikira buri munsi ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel ndetse mukaba mwarakoze subscribe kugira ngo bye bageraho mu buryo bwihuse, hanyuma mugasharinga, mugakora like ndetse mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Ibyo rwose biranejeje cyane. Abatarakora subscribe namwe mukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira muri ubwo buryo butandukanye, turebere hamwe ayo makuru abavugwa, namwe murebe, musharinge, mukore like ndetse n'ibitekerezo byanyu bitugereho. Murabizi ko rero icyo twibandaho cyane ni amakuru y'imikino abavugwa mu Rwanda, tukarebera hamwe mu makipe yanyu bimeze bite, byifashe bite. Ese muri Rayon Sport nyuma yo gutwara Sekafa bimeze bite? Muri APR Football Club ho bimeze bite? Muri Kiyovu Sport naho nuko mu makipe mukunda amenshi tuba tuhagiye turebera hamwe amakuru y'imikino abavugwamo. Mpereye kuri Kiyovu Sport niyongeye kuvugaho muri aka kanya mpereyeho. Reka mbwire ko abakinnyi bari bataragera i Kigali bagomba kuhagera, barimo witwa Sheriff Bayo, barimo Rora Kanda Moise, uyu n'umwataka bakuye muri Gicumbi ariko yari yabanje kujya iwabo mbere yuko bamaze kumugura. Hanyuma ubwo Sheriff Bayo namuvuze nawe yagomba kuva muri Senegal, yari yongereye amasezerano. Rora Kanda Moise we ni mushya nyine baramuguze. Hakaza n'abarundi barimo Rukundo Benjamin, uyu nguyu yamaze kuhagera, ndetse na Uwimana Yakubu. Abangaba bari bategerejwe kugira ngo baze basanga abandi bakomeze imyitozo. Bakaba bafite umutoza ugomba kuhagera kuwa kabiri yitwa Mark Harrison, akaza akorana n'uwitwa Rubangura Omar. Uyu nguyu yavuye muri Rutsiro, murabyibuka, yamanutse nyina zaba yongereje mu ikipe ya Kiyovu Sport. Iyi kipe murabyibuka ko izakina Super Coupe, igakina n'ikipe ya APR. Nubwo byavuzwe ko APR itazitabira iyi Super Coupe, ariko na nubu nta gihamye yuko itazayitabira. Ni byavuzwe ariko amakuru ngeraho ambwira ko APR igomba kwitabira Super Coupe. Ubwo mwibuke ko izakina na Kiyovu nyine APR, hanyuma Rayon Sport igakina n'ikipe ya Polisi. Polisi nayo yamaze gutangaza ko ifite imikino ya gicuti, harimo gukina na Gorilla ndetse na El Merreikh mbere yuko bakina n'iyi kipe ya Rayon Sport. Hanyuma indi nkuru twavuga ni iyi kipe ya muri APR Football Club. Amakuru arimo bakomeje kwitegura nyine, bafite n'umukino wa gicuti, ariko kandi bakaba banasaba CAF, bakomeje gusaba CAF ko yakwimura umukino uzayihuza na Aigle du Congo, ntubere muri Congo, ukabera ku kibuga kiri net cyangwa se kidafite aho kibogamiye. Amakuru angeraho arambwira ko bifuza ko bazayikinira kuri Kitende, St Mary's Kitende. Hariya ni stade ya Vipers ikiniraho. Vipers nayo izaba iri gukina mu mikino ya CAF Champions League. Ubwo rero barifuza ko uyu mukino bafitanye na Aigle du Congo utabera i Congo, batanga Kitende. Wenda Aigle du Congo nayo igatanga indi stade, mwibuka ko nayo ibukina n'ikipe ya Young Africans muri Yanga Day. Bose bitegura gukina ariko banategereje igisubizo cya CAF. APR yo ivuga ko itajya gukina ikinira Congo bijyanye n'ikibazo cya Ebola, ariko nanone bijyanye n'umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda na Congo, aho Congo ihora ivuga ko ngo u Rwanda rufasha M23 ariko u Rwanda rukaba rubihakana. Ubwo rero uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, APR kujya gukinira Congo biragoye. Ubwo rero ikibuga batekereza ko bakiniraho nkuko nabivugaga ni iyo stade ya Vipers. Ubwo no gutegereza tukareba niba CAF izabyemera ikasaba Aigle du Congo gushaka ikindi kibuga yazakiniraho. Ubwo na Aigle du Congo nayo kuza mu Rwanda, urumva ko niba APR ivuga iti ntitwajyayo, ni nako na Aigle du Congo nayo ivuga ko wenda yahita ivuga ko itazaza mu Rwanda. Ubwo nayo bikaba ngombwa ko buri kipe ishaka ikibuga yazakiriraho umukino wayo. Aho ni ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma ikipe iri kuvugwa cyane ni ikipe yitwa Rayon Sport. Kugeza ubu ngubu niyo
nabivuze ngo ni umwami wa ruhago mu Rwanda nyuma yo gutwara Sekafa Kagame Cup iyikuye mu Rwanda niyo yakuye muri Zanzibar ndetse ikaba yarageze no mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ibyo bintu APR ntiragera mu matsinda, ntiratwara Sekafa yo hanze, ifite zo mu Rwanda gusa. Ibyo rero biratuma Rayon Sport igomba kugira gute kubahwa nk'umwami wa ruhago. Ubwo ariko biterwa n'iki? Biterwa ushobora kuvuga uti Leonidas bati urabeshya ati cyangwa se bitewe nuko ubona ikipe yawe bitewe n'amarangamutima yawe. Oya, ngewe nta marangamutima mbanashyizemo. Ni ukuvuga ngo buri gisabwa cyose mu mupira Rayon Sport iragifite. Ifite ibikombe bya shampiyona yatwaye hano mu Rwanda, ifite ibyo bya Sekafa bibiri, icyo hanze n'icyo mu Rwanda, yagiye mu matsinda. Ubwo rero ntitaye ku mubare w'ibikombe APR yaba ifite byinshi bya shampiyona n'izo Sekafa 3, ariko hari ibyitarakora nyine. Ubwo nge niko mbitekereza. Iyi rero amakuru angeraho arambwira ko bakomeje kwishimira mu buryo butandukanye. Twarababwiye ko banki ya Kigali yatanze prime yayo, tukubwira ko Rayon Sport nabo hari yo bari bagennye. Kugeza ubu rero izindi nzego nazo zikomeje kwiyungunganya. Reka nkubwire ko amakuru angeraho arambwira ko Skol nk'uruganda rukorana na Rayon, nubwo wenda amafaranga bayagabanyije y'uburyo bazakoranamo bakazajya babaha $8,000,000 buri kwezi, ariko amakuru angeraho arambwira ko nabo ngo bafite prime bagomba gutanga igera kuri $20,000,000 bakayiha Rayon nk'ishimwe cyangwa se nko kubashimira kuko ikipe yagize gute yitwaye neza. Andi makuru angeraho rero arambwira ko aba bakinnyi ba Rayon Sport n'ubuyobozi nabo ngo muri ministeri bashobora kuzakirwa, ministeri ya sport ishobora kuzabakira kandi kagira kantu ibagenera ndetse ngo gashobora kubageraho kuri uyu wa mbere. Abareyo birumvikana baracyarya, ndetse abafana nabo ntago byagarukiye aho. Buryo umuntu yishimye aragaba, ni bisanzwe mu muco w'u Rwanda, umuco w'abanyarwanda. Iyo umuntu yishimye agira gute? Aragaba. Ni naho umuntu ujya kubona ukabona nyuma yo kwishima agabiye indi inka cyangwa se ahaye undi umurima. Ubwo rero n'abareyo ku giti cyabo bari kugenda bitanga mu buryo butandukanye mu magurupe y'abafana, buri wese atanga icyo afite, ari kubona ko mu by'ukuri biri guturuka ku byishimo. Na Ministeri ya Sport rero nayo amakuru yangezeho barambwira ko hari agashimwe bari guteganyiriza Rayon Sport. Biranashoboka ko nta byose ndabikurura nibukuru nabo bashobora kuyishimira bitewe n'iki, bitewe n'ayo mateka yakoze yo gutwara Sekafa Kagame Cup itaherukaga haba kubera mu Rwanda ndetse no gutwarwa n'ikipe yo mu Rwanda. Ubwo twibukiranye ni 2010 nibwo APR yahatwaraga Sekafa, yari yabereye hano mu Rwanda itsinze St George. Ubwo urumva ko imyaka 16 yari ishize nta kipe yo mu Rwanda itwara Sekafa. Kuba Rayon Sport rero ikoze ayo mateka, iri rushanwa riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu, byanze bikunze hari kinini biba bivuze, hari kinini biba bivuze ku Rwanda, ntabwo ari kuri Rayon Sport gusa. Niyo mpamvu rero ayo makuru angeraho ambwira ko Ministeri ya Sport nayo hari akantu iri bunagemo abakinnyi ba Rayon Sport bagakomeza kwishima, ariko bayishima banategura Super Coupe. Nta mukino wundi bari bavuga wenda wa gicuti, ubu bari kuruhuka bishimira ibyagezweho bategereza ko bazakina na Polisi kuri Super Coupe ku itariki 22, ariko amafaranga yo bari buze kuyahabwa na Ministeri ya Sport. Hanyuma tugategereza niba no mu buyobozi bukuru, ndavuga muri presidence, hari igishobora gukorwa mu rwego rwo kugira gute gushimira ikipe ya Rayon Sport yatwaye Sekafa Kagame Cup. Ubwo rero abareyo mukomeze mwizihirwe, munezerwe, mwishimira ibyagezweho, munabibungabunga birumvikana. Ubwo nari nako banategura nyine iki, banategura ibijyanye n'iki no gushyiraho ubuyobozi no mu buryo bwite butavugwaho budashidikanywaho, ariko nubundi ni Murenzi Abdallah kuko uwatwaye igikombe se wamusimbuza se umujya ushyiraho ndetse wundi bafite ijambo rikomeye.
ubwo rero ngibyo biri kuvugwa muri aka kanya, navuga ngo mukomeze mumane nanjye kuri Nda Sport Channel, ubwo nibindi menya nanjye ndahari kugira ngo mbibatangarize. Murakoze cyane, mukomeze mumane nanjye kuri Nda Sport Channel. Bye bye, ciao.